nta gutinda nubwo ngo sinzajya mbatindira tugiye kureba ibintu 10 buri abahungu mufisige mufite ukuntu mubangamira igitsina gore abahungu cyane cyane ab'i Kigali n'abahandi mudukurikiye bitewe n'igihugu waba urimo ugasanga ubangamiye umwana w'umukobwa w'abandi ndetse nawe ubwawe utisize uri kwibangamira ari byo bita kwisuzuguza. Bimeze bite rero? Uyu munsi tugiye kureba ibintu 10 bikwereka ko umukobwa atagukeneye atagukunda ariko we ntabwo uyubaho ukomeza kugaragaza intege nke. Wumva amagambo hano dutangiranye ati baze gusarira umukobwa utagushaka. Nicyo kintu ngo abahungu b'iyi minsi mukora cyane cyane ngo abahungu b'iyi minsi babonye ngo umukobwa ari umwana mwiza asekera abantu bose mbega ari wa mwana wifitiye umutima mwiza warezwe neza ngo abahungu bahita basara bagatangira kumusarira bakaba nk'imbwa zibonye igufwa no kumwirukaho cyane kuko umwana akweretse ko nta mutima mubi ugatangira kumva ko yagukunze yagusariye. Mwabahungu mwe bakabaza ntago mwiyubaha nta gaciro mwiha. Nicyo kibazo twibaza kuba umukobwa kweretse ko ari umwana mwiza gusekeye cyangwa se yakubashye ibisobanuye ko yagukunze ntukahita ushaka guhita ufatirana uwo mutima mwiza n'uburere bwiza afite. Ati ibyo bintu nubikora ugaragaza ko nta burere ufite sibyo kubera ko umukobwa ngo yarezwe neza ntabwo bisobanuye ko gushaka. Ati nta kintu gisebya umukungu cyane cyane nko kubona ari kwiruka ku mukobwa ariko umukobwa we wamubangamiye yiturije kubera yarezwe neza akajya abura ukuntu aguhakanira ngo uri kwisebya n'umukobwa uri kumubangamira ngo nicyo kintu kibangamira umukobwa cyane ku isi kumwiruka umujena kandi watagushaka. Wibuke utuganiriza ati ndibuka nanjye ubwanjye ibintu byigeze kumbaho atarige nigeze gusarira umukobwa mushaka cyane ariko umukobwa atanshaka. Ati umukobwa yifuzaga kumva akagenda ariko ngiye nkomeza kumwizirikaho n'ubuzima bwanjye bwose. Icyo gihe nari ikigoryi nuri kutuganirira. Ati nari ikigoryi iyo nsubiza amaso inyuma mbona ko uwo mukobwa ko katankundaga ariko icyo gihe sinabibonaga. Ati ibimenyetso yanyerekaga ubu nibwo mbibona ko ataranyeneye atanshakaga ariko icyo gihe sinabyumvaga. Nawe uri kutwumva aka kanya ushobora kuri kwiruka ku muntu w'abandi ubangamiye umukobwa yarakwihorera abuze n'ukuntu aguhakanira ariko nanone ibimenyetso nturi kubibona kano kanya ariko ngo igihe kimwe uzagera usubiza amaso inyuma ngo uyu mugabo ari kutubwira ubone ko icyo gihe wari uri kujena umuntu w'abandi. Wumve uwo mukobwa ntabwo yankundaga nta nubwo yaranyeneye na gato. Bishoboka ko yanajyaga yicara n'inshuti ze bakicara bakanganira bagaseka kandi bari babifitiye uburenganzira. Iyo tuyubashye uba ukwiye gufatwa nk'ikigoryi nk'inzanga ntabwo uba wiyubashye. N'amagambo batubwira sinshaka ko dukurikiwe ufatwa nabi cyangwa se ugasuzugurwa bitewe n'uko uri kwiruka ku muntu kandi uwo muntu atagushaka ariko wowe ukaba utari kubibona. Buriya abakobwa bafite ukuntu bafite uburere ashobora no gutinya guhita bikwerurira ariko hari ibimenyetso ngo 10 bigaragaza ko umukobwa muri kumwe niyo mwaba musa nk'abaganira cyangwa se munavugana ko mukundana uwo mukobwa ushobora kuba ari umukunda watagukunda. Uyu munsi ugiye kurebera hamwe ibimenyetso 10 bigaragaza ko umukobwa atagukunda sibyo? Ibimenyetso 10 bigaragaza ko umukobwa atagukunda bishobora kuba byabaza ibyiyumviro byawe ariko niyo mpamvu ngubwira ngo reba iyi video mpaka irangiye wibuke no gukora subscribe kugira ngo utazongera gukora ikosa ngiryo bishobora kuzagutabara kuzababazwa n'abandi bakobwa cyangwa n'abandi bagore na nyuma yaho sibyo? Icyambere kadore ku mpamvu ya mbere cyangwa se ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko umukobwa atagushaka. Uwo mukobwa niwo mwandikira cyane message zirutawe izo akwandikira. N'amagambo dutangiranye ati abakobwa ubundi bafite impano yo kuvuga cyane bazwiho kuvuga cyane ni gakeya umukobwa ashobora guceceka. Ni gakeya reka ngo tubisubiremo umukobwa ashobora kwihangana atari kwandikira umuntu cyangwa atari kuvuga birabagora. Iyo rero ubonye uri umugabo uri kuvuga cyane kurusha umukobwa cyangwa umwandikira cyane ntabwo twavuga ko ari ikimenyetso cy'uko nawe utangiye kuba nkabo nawe mbega ubwo utangiye kubara mu gitsina gore utangiye kuba nkabo uya ibyo byo nibyo uri umugore ahubwo cyane ariko binagaragaza kuri umuntu uciriritse cyane kuri liste y'abantu batereta uwo mukobwa. Wumvisha amagambo nimba wandikira umukobwa kurusha ukuntu ngo kwandikira ntabwo ari ikimenyetso cy'uko nawe ahubwo uri umukobwa cyangwa se nawe umaze kwigira igikopini. Ni n'ikimenyetso kigaragaza ko uri umuhungu uciriritse cyane kuri liste y'abahungu bose batereta uwo mukobwa. Ntabwo ngo bikwiye ko umuhungu yandika cyangwa avuga amagambo menshi kurusha umukobwa yakamubwiye. Nimba ari ushora imbaraga nyinshi n'ikiganiro cyinshi ku mukobwa
ni ikigaragaza ko ashobora kuba adashishikajwe nawe atanagukunda nk'uko wowe mukunda. Ese waba utekereza ko ari weho umuhungu wenyine bavugana? Waba uri ikigoryi nimba ari kunatekereza, akaba ariyo mpamvu uvuga amagambo menshi. Nimba wicaye uzi ko umukobwa mukundana ari we muhungu wenyine bavugana, uri ikigoryi. Wumve, uwo mukobwa uvugisha amagambo menshi ukamwandikira cyane watagusubiza, ushobora kuba uri kuri liste uri nko ku mwanya wa 5 wa 6 cyangwa uri kure cyane, cyangwa se uri no munsi cyane cyane, cyase kuri iyo liste y'abantu bamutereta akaba ari nawe uciriritse kurusha abandi. Kuko nimba ufashe telefone yawe ugasanga niwe wandika amagambo menshi, uvuga ibigambo byinshi, menya ko uwo mukobwa agufata nk'umuntu uciriritse kuri liste y'abamutereta, nta n'amahirwe menshi ufite. Abakobwa bakunda kwandika ibintu byinshi bandikira abahungu bashaka, ndetse abakobwa buriya ngo babayeho bumva umutima wabo bari kuribwa, bumva bashaka gusohora ibyiyumviro byabo ngo babwire umuntu bashaka uko biyumva. Nimba ubona rero ari we wandika ukabona ntari kugusubiza, cyangwa se uri kwandika ibintu byinshi wakandika utuntu duke, menya ko uwo mukobwa ntabwo ari we haba ashaka, hari undi muhungu aba yandikira ibintu byinshi. Niko kamere yabo imeze. Ibindi bimenyetso, nimba ubonye umukobwa umwandikiye ibigambo byinshi akakwandikira utugambo tugufi wumva natwo tudashyushye cyangwa tudatwika turimo amarangamutima, mbega ubona ameze nk'uri gufunga ikiganiro gake gake, mbega ukabona ni wowe uri gushaka utekereza ibindi uri bumubwire, uwo mukobwa ntabwo agukunda. Tujye ku cya kabiri, umukobwa uganira ku bandi bagabo, yaba ari kuvuga ku bantu b'ibyamamare ariko b'abagabo muri kumwe arabatakageza avuga ati bari abahungu b'ibyamamare bararenze, avuga nk'umuhanzi cyangwa se umusobanuzi avuga abandi bantu, cyangwa se ari kuvuga kubo bakundanye nabo, cyangwa se ku bahungu ngo bajye bamutereta cyangwa se bajye bagerageza kumutereta, ahora kuganiriza abandi bahungu muri kumwe. Icyo ngicyo ni ikintu kibabaza buri muhungu wese. Uwo mukobwa ntabwo nabo bagukunda, nta nubwo aba yitaye ukuntu uri buze kubifata. Muboroke bigishoboka, unamwibagirwe. Uwo mukobwa bakwiye kuba ari muri ba bandi bo ku muhanda. Niko batubwira hano, umukobwa uri kubwira abandi bahungu, akubwira abasore, uyu muhungu uziko yanereza ibikini bike kubwira utuntu nk'utwo ngutwo, cyangwa kubwira abasore b'amabogari bandi ngo bameze neza. Uwo mukobwa ngo mufate nk'ababandi b'imihanda, umureke. Ntago abakuba, nta nubwo abagukeneye, nta nubwo abayitaye ngo ukuntu wabyakira. Tujye ku cya gatatu, umukobwa wigira uwatari we, cyangwa se ugerageza kujijisha ukuri. Uwo mukobwa iyo adakunda umuntu, akenshi akunze kwigira nk'aho afite undi muntu bakundana, cyangwa se akigira nk'aho yari yasinziriye igihe wamwandikiraga, akaza kukubwira ati buriya wanyandikiye nasinziriye sinari nabibonye, mbega akagerageza kujya yigira utuntu nk'utwo asa nk'ukwepa. Uwo mukobwa ntabwo abagukunda. Abakobwa bafite ukuntu bagerageza gusa nk'abahunga kukubabaza, bagahungira ahubwo mu tuntu nk'utwo two kwigirisha, sinabibonye sinari mari, utuntu nk'utwo basa nk'abagukwepa. Uwo mukobwa ngo ntabwo abagukunda, aba ari kwanga kukubabaza. Buriya abakobwa ntabwo bazi kwita barasa ku ntego ngo akubwize ukuri ati ntabwo turi kumwe n'iki, afite ukuntu agerageza guca hirya kwepa ngo utababara, ariko burya ntabwo abagukunda. Umva, hari impamvu bavuga ngo umugore, bavuga ngo ni ijambo ngo ni umugabo w'ijambo rye, batavuga ngo ni umugore w'ijambo rye. Niko bivugwa, kubera ko abagore gakenshi bari bafite ukuntu ngo bakunda kubeshya, ariko ntabwo baba ari bose. Narakubwiye ngo mu gihe turi kuvugana ntabwo baba ari bose, nkuko n'abagabo babeshya ariko atari bose. Iyo umukobwa atagukunda, akenshi akunze kwijijisha, akigira nk'aho yari ahuze ari mu kazi kenshi, ariko aba ari kugukwepa. Rimwe na rimwe wamusaba ngo muhure, akakubwira ngo ndaza kubanza ndebe gahunda zanjye, ngo ndebe nimba nzaba mfite umwanya. Ibyo bintu umukobwa nabikubwira uri kumusaba ko mwasohokana cyangwa mwabonana, ukumva atangiye kukubwira ngo ndabanza ndebe nimba ngo mfite umwanya cyangwa iki. Uwo mukobwa ntabwo abagushaka, sibyo? Ntabwo dusobanuye ko umukobwa yaba adafite akazi cyangwa se afite ibindi bintu awugiyeho, ariko menya ko umugabo urenze cyangwa se umugabo umukobwa yifuza, wa mugabo ufite agaciro kari hejuru, wa mugabo umukobwa yakunze yiyumvishemo, aramutse yandikiye umukobwa ngo duhure cyangwa amusaba ko bahura, umukobwa gahunda zose yari afite na randevu zindi yari afite, niyo yaba ari akazi, afite ukuntu akenshi abisubika akavuga ati ntabwo nabura kujya guhura n'uriya muhungu kuko aba agushaka. Umukobwa iyo agushaka, gahunda yindi yari afite arayisiba.
uwo mukobwa rero ntago ashobora kwereka umugabo ashaka cyangwa se umugabo urenze akantu ko kuzuyaza ko bahura cyangwa ko kumwicira gahunda, ntabwo bishoboka. Nubona umukobwa buri gihe rero umusaba ngo muhure cyangwa ngo mubonane, ukabona ari kugenda gukwepa kubwira ngo ndareba gahunda zanjye, ngo nzaba nkubwira, uwo muntu w'abandi mureke, wikomeza gutesha umwana w'abandi igihe, sibyo? Tujye ku cya kane, uwo mukobwa utajya kubaza ibibazo by'ubuzima bwawe bwite. Bavuga ko buriya amayobera ari mu bindi bintu by'ingenzi bituma umuntu akururwa nawe. Iyo uri amayobera umuntu atazi ibyawe, umukobwa buriya bikunze kumukurura, akabona ruko ntazi mbaye wone, ntazi nijya gutarika, akabona umeze uri amayobera, mbega nta muntu uzi zawe neza, bakuzi igice. Ngibyo bintu bituma umukobwa bimukurura cyane iyo atakuzi. Iyo umugore rero nanone adafite amatsiko yo kugenda kubaza iby'ubuzima bwawe bwite kugira ngo ayo matsiko agende asa nk'ayagabanya, akwinjirira imbega, ni ikigaragaza ko uwo mukobwa atakwiyumvamo na gato. Abasore benshi bakeka ko ngo baganira n'abakobwa, ariko urebye neza abo bahungu baba bari kwiganiriza ubwabo. Usanga uruganiriza umukobwa umubwira ibintu umukobwa nta kibazo ajya kubaza, ntajya kwinjira mu buzima ngo akubaze se ukora iki, wowe famiye yawe se subana nandi none se we winjiza nyine ngo akwinjire mu buzima bwawe bwite, ukunda iki, ukabona muganira bya bintu biraho nk'uko n'abantu bahuriye ku muhanda baganira bicaye bategereje bisi. Ngo uwo mukobwa ntago aba agukeneye, ntago aba agushaka. Ngo umukobwa ugushaka ubundi akubaza ibibazo, arakwinjirira, aba ashaka kukumenya, sibyo? Umukobwa rero mu gihe atakubaza ibyo bibazo, usibye dusubiza umusubizanye tw'amafuta abantu bose bandikirana, uwo mukobwa ntago aba yishaka kumenyana nawe, nta nubwo aba akwitaho, nta nubwo aba agukunda. Niyo mwaba muri kumwe muganira buri munsi, wa muhungu we wirirwa ubwira abantu ngo uriya mukobwa ngo turacata turaganira, reka buriya ngo iyo urebye neza usanga ari wowe uri kwiganiriza. Kubera iki rero? Umukobwa ugukunda cyangwa se ugushaka aba ashaka kukumenyaho buri kimwe, ajya ku mbuga nkoranyambaga zawe akagustokinga, akamenya ibyawe, ibyo postinga, akakugerageza kukwinjirira, cyangwa se agasaba inshuti ze z'abakobwa ati nta muntu waba ufite amakuru kuri uyu muhungu ngo amubwire, mbega akagerageza kukwinjirira. Ikindi iyo mwasohokanye mwicaranye nk'ahantu, umukobwa agerageza kukubaza byinshi ku buzima bwawe, ukabona ko aricyo kintu kimushishikaje, ukabona mbega ko ashaka kukumenya, kuko nyine aba agufiteho gahunda, avuga ati uyu muntu tuzagerana kure, cyangwa se uyu muntu dufitanye imipanga. Ariko iyo atakubaza byinshi aba agufata nk'umuhisi n'umugenzi, avuga ati n'ubundi uyu n'ejo bundi bikava mu nzira. Hari abandi ababibaza, kandi nabyo ujye ubyibuka. Tujye ku cya gatanu, umukobwa nanone ugenda uhuzagurika, uzuyaza kwicira utugahunda, yisubira bya hato na hato, yisubira. Wa mukobwa ukubwira ati tuzahura koko, cyangwa se tuzabonana, cyangwa se iyi gahunda ndayemeye, ku munota wa nyuma iyo gahunda akahita guhamagara akubwira ati ntibigishobotse, ntabwo gibonetse. Wa mukobwa nyine uhindura gahunda bya hato na hato. Ibyo ngibyo bibaye rimwe, birashoboka ko uwo mukobwa koko ari ibintu bisanzwe, ashobora kuba yari afite akandi kantu yari arimo. Ariko se basi amaze kukwicira iyo gahunda, ujye ubireba nabyo. Umukobwa akwiciye gahunda bwa mbere, ku munota wa nyuma mwari buhure, bwa nyuma inshuro ikurikiye yasabye imbabazi, ukurikije ukuntu yitwaye, yasabye imbabazi aringinga, cyangwa se yashyizemo umuhate wo kukwereka ko akeneye ko muhura ku yindi gahunda y'ubutaha, ngo abe ari we noneho ubyirukamo ku yindi gahunda muzahuriramo, cyangwa n'ubundi niwe ugiye kongera kumera nk'umuhatiriza ngo noneho muzahure. Ibyo nabyo ujye ubireba. Nubona ari we ugiye kumuhatiriza ngo muzahure kuri iyo gahunda yindi, ibyo bintu biri kubihagarike. Oya, keretse ari we byibuze uvuga ati ubushize nakwiciye gahunda, ukabona bishyizemo ingufu, ari kuguhamagara akubwira ati noneho twabonana, icyo gihe nibwo uvuga ati uyu mukobwa nawe aranshaka, mu gihe adashyiramo izo ngufu. Ariko umwana w'abandi mwibangama, ese ntabwo mukiyubaha? Nicyo kibazo hano twatangiye batubaza. Umukobwa nubona adashyizemo agatege nyuma ngo uzamenye ko kukwicira gahunda ari ibintu aba yapanze, agatereka ariko ubundi ndahura nawe kuyihe mpamvu. Kubera ko umukobwa utakwiyumvamo kukwicira gahunda no kukwangiriza igihe nta kintu biba bimubwiye pe, ni n'ibintu bimuryohera. Icya gatandatu, umukobwa ura kuri telefone ye kandi muri kumwe mwicaranye. Nimba uri kumwe n'umukobwa buri kanya ukabona yarangajwe na telefone, ari kuri telefone, uwo mukobwa icyambere ntabwo aba agushaka, ikindi nta nubwo aba akubaha. Ibyo bintu bimenye. Uri kumwe n'umukobwa buri kanya ari muri phone, buriya wewe ushobora kwiyumvisha ngo aba ari mu bintu by'ingenzi ari kuri telefone ye, cyangwa utekereza ngo ni umukobwa ugira akazi, ari muri business, ari gutanga raporo y'akazi kuri telefone bya buri kanya. Wapi, ntabwo ari byo. Umukobwa kenshi aba ari ku mbuga ari kwirebera abandi bantu kuri social media, cyangwa se yandikirana n'undi muhungu akunda yumvamo cyane.
ikintu cyonyine rero cy'umugabo nyamugabo wakora mu gihe uri kumwe n'umukobwa ukabona buri kanya ari kujya arangarira muri telefone, uri kuvuga ari muri telefone, haguruka utuje usohoka ugende mu gihe acyunamye muri telefone ye. Nibwo uzaba witwa umugabo, naho ubundi nta mugabo tugifite, mwatubanye imbwa mwese turi bake. Icya karindwi, umukobwa ukubwira ngo duhurire ngo hafi wana, wari kumuhari ahantu mwahurira wakakubwira ngo tugerageze ngo duhurire hafi ya hano, wenda yo ku kazi ke cyangwa se iwabo, cyangwa ukabona ari gushaka mbega kutajya kure, mbega utamugora. Umukobwa utagushaka abakubwira ati duhurire hafi cyane hanyegereye, cyangwa se unce unsuhuze, ntashaka kumujyana ahantu, oya unce unsuhuze, ibyo bintu ngo ni bibi. Reka tukubwire ukuntu ubundi biba bimeze. Umukobwa iyo bigeze mu gutoranya umuhungu bakundana, umukobwa wese buranga abafitemo amahitamo menshi, kuko abakobwa barateretwa, abakobwa ni beza, nta bantu buri muntu aba akeneye. Sasa ngo umukobwa buriyo bigeze mu gihe cyo guhitamo umugabo, aba afite amahitamo menshi, abasore benshi bamutereta, buri munsi areba ashyira ku munzani avuga ati se n'uyu, aba afite amahitamo menshi. Iteka nibo bahitamo rero amahitamo ya mbere. Nubona utari kujya utoranwa mu b'imbere, ntago ari ukuvuga ko umukobwa yakwangiye ikindi. Hari abandi bahungu bakurenze, tujye twemera ko umugabo arenze undi. Hari abandi bahungu n'abagabo bakurenze, umukobwa bahugiyeho, cyangwa se hari undi muntu ukurenze umukobwa bari guha umwanya we. Iyo rero utari kuri liste ya mbere ngo byitwe ngo niwe wa mbere yemera, akenshi arabanza agashyiramo imibare, akavuga ati ubundi gute n'umwanya wanjye njya guhurira nawe ahantu ashaka, wenda ni na kure ndi butege uyu mwanya hari ikindi nakawukozemo. Umukobwa icyo gihe abishyiramo imibare myinshi atakwiyumvamo. Niyo mpamvu ubona kenshi akubwira ati wanciye hose ukansuhuza, twahuriye hasi umundi hano hafi, mbega ukabona gahunda y'ahantu ushaka kumubwira ngo muhurire, we ntago ashaka kuyumva. Kuko umukobwa ngo iyo aramutse asabwe n'umuntu wa nyawe yiyumvamo, cyangwa se wa muntu uri kuri liste ya mbere, uri mukobwa nakwicira gahunda ukajya ubona ntashaka ko muhura, ntibisobanuye ko hari undi muntu none utajya umubwira ati tega ahubwo nsanga Igisenyi, n'urugero, cyangwa se fata indege unsanga ahantu kuri. Ati umukobwa rero iyo ari uwo muntu bimubwiye wa undi wa nyawe, umwe yiyumvamo, wa mugabo nyamugabo, wa mugabo mpora mbabwira kuba we, umukobwa ngo nta kintu atakora n'indege yanayitegera akaza akakureba. Ucyo gihe uri umugabo w'indoto ze, nta hantu atajya. Umukobwa yajya ari hose aje guhura nawe mu gihe yaba kwiyumvamo. Iyo ari umugabo ubimubwiye wa nyawe ntago ajya azuyaza. Rero namwe mujye mutuza ibyo bintu mubivemo. Nimba uzi ko utari uwa mbere mu buzima bw'uwo mukobwa, icyo ni ikimenyetso cyabikwereka, ukavuga ati reka mbe mvuyemo mbe ngiyeho kugira ngo nkomeze nsebe. Kuko mukomeza muhatiriza, ariyo mpamvu musanga muri guseba, birirwa banabaseka bari kumwe n'inshuti zabo, bavuga ati mbega umutipe ugigira. Ushobora kuba uri kwangiza igihe ku mukobwa utagukunda nk'uko uwo mukunda, icyo gihe wabivamo. Tujye ku cya munani, umukobwa utajya wifuza ko muba muri kumwe muri babiri mwenyine, uwo mukobwa nawe ntago aba agushaka, ntago aba agukunda. Umukobwa uramubwira ati duhure uwa babiri twicara ahantu, cyangwa uze mu rugo iwanjye turi babiri tube tuganira turebera hamwe ibibazo by'urubyiruko, umukobwa arababwira ati ngiye ntago nshaka nawe turi twenyine, tujya ahantu hari abantu nkaho uri ikihebe wamushimuta. Uwo mukobwa rero udashaka ko muba muri mwenyine uwa babiri ngo muganire, usibye no kuba yagusura ngo mube muri babiri, no kuba byonyine mwasohokana muri abantu babiri, icyo gihe ngo ntago ari byo. Nimba ari wa mukobwa buri gihe ubwira ngo muhuru ukabona azanye n'inshuti ze ari benshi, cyazanye n'abandi bantu, uwo muntu ntago aba agushaka. Uwo mukobwa byaba byiza ubaye umuretse ukanamwibagirwa, ugasibana nimero ze ukamureka wenyine. Kubera ko abagore nimba ari ikintu bakunda ni ukumarana umwanya n'abagabo bakunda ari bonyine ari babiri. Biriya bintu nta nubwo ari abahungu babikunda. Kuba waba uri kumwe na sherawe muri babiri gusa, muri ahantu mwasohotse cyangwa muri no mu rugo, abantu ba mbere ngo babikunda ni abagore. Nimba umukobwa buri gihe umubwira ngo duhura, akakubwira ngo ntago naza ngo tube turi twenyine, cyakazana inshuti ze nyinshi, ukabona buri gihe bashaka kuma muri ahantu hari abandi bantu benshi, uwo mukobwa ntago ari ukuvuga ko yanga guhura n'abasore ari bonyine, ahubwo buriya hari undi musore cyangwa hari abandi basore bakurenze akunze guhura nabo, cyangwa se hari undi muntu abakunda yiyumvamo wa nyawe, akunda kuba ari kumwe nawe ari babiri bonyine, byamusura bahurira isuku, kuvuga ngo njya numva bavuga ngo uriya mwana aranitonda, ntago abashaka gusura umuntu ngo babe ari babiri bonyine. Wapi, ngo abakobwa nicyo kintu cya mbere bakunda, kuba bari kumwe n'abahungu bakunda bonyine. Tujye ku cya 9, umukobwa nanone
ubwira ngo musohoke ukabona ntagasaze ngashiduke nyine ubune abigize ibintu byabigize nk'akazi. Wabwira umukobwa ati tuzasohoke cyangwa se ejo mundi duhure dusohoke ukabona ntaga bigize nk'akazi ngabwanuka sare. Icyo ni ikibazo. Umukobwa ugukunda aba yifuza gusohokana nawe cyane cyane. Buruko umukobwa akwiyumvamo buriya ngo iteka bategereje igihe uzamusabira ngo dusohokane tujye mu bantu. Iyo ubona ari umukobwa ubimubwira ngo musohokane ukabona ari kuzuyaza, ujya umenya cyangwa se ukabona ntari kwemera ntari no guhakana, ari kukubwira ati nzareba oke tuzareba, ukabona ntabwo nyine yabigize ibye ngahita anasara cyane. Uwo mukobwa mureke, ukuri kwisuzuguza gukomeza kumugendaho. Umva buriya abagore iyo umusore ashaka wanyamusabye ngo basohoke, umukobwa nicyo kintu kimunezeza cyane ndetse birabarenga. Ibintu abakobwa bakunda akavuga ati byibuze uriya muntu arankunda turasohoka naza kumfata tugasohoka. Ibintu nk'ibyo ngo binezeza abakobwa. We mu gihe ubimusaba ukabona ari kubitekerezaho kabiri, uwo mukobwa w'abandi muveho taha. Kandi gukomeza guhamagara umuntu w'abandi unamugora ubimusaba bubiretse iyubashye. Umukobwa wenda birashoboka ko ashobora kukwemerera ngo musohokane ariko ubona atabyishimiye nabyo ujye ubireba. Si ukuvuga ngo buri gihe arabyanga, ariko ngo n'umukobwa utagukunda hari igihe akwemerera mugasohoka, ariko nawe ngo ujye ubanza urebe kuki yemeye ko dusohokana kandi nabonaga atabyishimiye. Ngo hari igihe abagukoresha wenda akeneye amafaranga bitewe n'ahantu ugiye kumusohokana ukuntu harenze, cyangwa se nanone akaba ataramenya neza ukuntu yagukatira ariko ari kubyigaho nabyo. Mu gihe ubonye umukobwa umubwiye ikintu ntabishyuhemo, umuretse azabanza abishyuhemo. Muri urwo rwego rero umukobwa nukomeza kumwizirikaho ntabwo bizakurangirira neza. Niyo mpamvu bakubwira ati usibye akanimero k'ubugiye. Tujye ku cyanyuma cya 10, imyanya ye y'ibanga cyangwa se ahantu he bwite ku mubiri we. Abakobwa nibo bantu bakunda gukorwaho n'umuntu biyumvamo mu buzima bwabo. Vamagambo umukobwa utakwemerera ngo kumukoraho ukabona biri kumujena, ngo umukobwa ntago bagukunda, kuko ngo umukobwa ikintu cya mbere kimunezeza ni ugukorwaho n'umuntu akunda yiyumvamo. Buri umukobwa n'ibintu bimwereka ko rwose umwiyumvamo unamukunda cyane niyo umukozeho. Ikindi nanone, iyo nanone ukoze ku mukobwa atakwiyumvamo atagukunda ukajya ugerageza kumukorakora, buriya ngo binashobotse yakurukaho, ngo bibatera isesemi cyane. Rero nimba ujya gukora ku mukobwa ukabona ntashaka kumukoraho, ahubwira ati ntabwo igihe kiragera cyangwa se ntabwo ari byo cyangwa iki, akenshi uwo mukobwa ntabwo aba agukunda. Umva, iyo umukobwa atakwemereye kumukoraho umubiri we wose ntabwo aba akwiyumvamo. Wapi? Twese turabizi mu buzima bwacu yaba abahungu n'abakobwa ko iyo udakunda umuntu akagerageza kuba yakwinjira gukorakora cyangwa se kwegera, icyo gihe rwose umera nabi. Ushobora no kuba wajya no kumurega uba wumva ari no kugusuzugura, wumva ari n'agasuzugura iyo umuntu agukoze utamukunda. Kuko iyo umukobwa agukunda bya nyabyo, kuba wamukoraho ntabwo burya gakunze kubigiraho ikibazo. Niyo umwegera ahubwo biramunezeza. Ntabwo ndi kuvuga iby'ubusambanyi, ariko nabyo ni sinzi, ariko ntabwo ari byo turi kuvuga hano, ariko byibura umukoreho. Ntago wenda ukwiye kureba ngo kuko ngo yaguhakaniye ngo ntumukore hari guseka yakwigezeho umwana mwiza, ubwo ni uburyarya, ntago agukunda. Hari igihe umusore bamwangira umukobwa kwangira kumukoraho, ariko akabikwangira gusekera, ugakomeza kumva ufite icyizere ndetse uvuga ati ntari biwana hazaba hashya. Ibyo bintu bisobanuye ko atagukunda. Wejye ureba ibikorwa bye ntukarebe uko aguhakaniye avuga. Umukobwa ashobora kuguhakanira aseka yakwigezeho umwana mwiza, ariko wereba ibikorwa kuki yakwiyatse. Umukobwa ugukunda bya nyabyo ntabwo yakwanga kumukoraho, izo mbaraga ntabwo yazibona. Iyo umukobwa agukunda, iyo umukozeho ngo biri no mu bintu bimunezeza, burya yanakwishyura. Ngo biri mu bintu bimunezeza akarushaho no kugukunda ahubwo kurushaho. Icyo cyari icyacu. Muri ibyo bintu byose tuvuze, nimba hari icyo ujya ubona ku mukunzi cyangwa se umukobwa utereta cyangwa se umuntu muri kumwe muri iyi minsi, ukaba ubona ibyo bimenyetso ajya abikora, hari ibyo ajya akoramo, reka umwana w'umandi wiyubahe, wibuke ko uri umuntu w'umugabo utuze, ubuzima burakomeza. Ibyo bintu byo gukomeza mugigira mwisuzuguza n'ubu bwa mubireke. Nanone ngo nimba ushaka gutera imbere mu mitekerereze,
usibye n'ibi gusa n'ibijyanye n'ubukungu, kora subscribe wibuke no gutanga